Mwiriho neza mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV. Nkuko bisanzwe rero dusanzwe tubagezaho amakuru yihutirwa cyangwa se amakuru ari breaking news. Hari byinshi rero tugenda tubagezaho, yaba ibyungura ubwenge ndetse n'amakuru agezweho ako kanya, yaba mu karere ka Rwamagana ndetse no mu tundi turere tugiye dutandukanye tw'igihugu. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru ababaje, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru tugezeho hano mu karere ka Rwamagana muri aya masaha. Iyi nkuru yacu rero iravuga iki? Inkuru yacu rero reka tuyihere ahangaha mu karere ka Rwamagana. Ni inkuru y'incamugongo nkuko benshi babashije kuba bacika ururondogoro ku musore ukabakaba mu myaka 30 ukoze impanuka ibabaje cyane, impanuka itunguranye. Wakibaza se ngo bigenze bite? Ni impanuka rero y'umusore wo mu karere ka Rwamagana. Ni umusore wari uzwi cyane nko kwigisha moto ndetse akaba yarahoze anigisha ikinyabiziga cy'imodoka. Benshi rero bakaba baragiye bamugana akabigisha, akanabahesha perime kugira ngo babashe kuba batwara nabo ibinyabiziga. Yatwaraga rero moto, ni moto iyo wajyaga wayumvaga yuko ugahita umumenya ngo ni kanaka, iyi moto ni ya kanaka bitewe n'uburyo yavugaga iturika cyane. Uyu munsi rero kuri uyu wa gatatu nibwo akoze impanuka itunguranye, aho yaragiye kumanuka aho bita mu Byimana, birangira akoze impanuka. Wakibaza rero ngo uyu ninde? Ni umusore rero ukabaka mu myaka 30, bamuzi ku izina rya Rukwangari, uwo mu karere ka Rwamagana. Nkuko benshi byagiye bibakomangaho bakavuga ati iyi mpanuka rwose irababaje cyane, iyi mpanuka irakomeye cyane. Natwe ni amakuru atugezeho none hano muri studio za Buganza TV. Tunyarukiyeho gatoya ariko ntago tubashije kuba twakurura amakuru ko twasanze birangiye, ariko byinshi tuzagenda tubibereka, yaba mu gikorwa cyo kujya kumuherekeza. Hari byinshi tuzagenda tumenya ndetse tunamenye nyirizina igiteye iyi mpanuka. Gusa iyi mpanuka ntago yarakatiye imodoka yapfiriye hariya Ibyimana, ndetse mu gihe agiye gukata ahita kubitana n'indi moto yirukanka yari ivuye Kigali, ndetse iyi moto zikaba ari za moto za Samplak, barisa nkaho bari bamajije kugura ari nshyashya. Muri studio rero tukaba turi kumwe na Biri. Ese iyi mpanuka nkuko uyumvishe wowe wayumvishe te? Ese uyu mugabo cyangwa se uyu musore Rukwangari umuzi ute cyangwa se wamwumva gute? Rukwangari ni umusore mwiza cyane, ni umusore witondaga, kuko ahambere uburyo ki yakoragamo ni umusore wari uzi kubana pe, yarazi kubana. Ni umuntu wabanye n'inshuti zaho yigishaga moto, aho ubungubu yaje guhindura atwara bino moto binini bihinda cyane, ngiye yanshaga kanira n'ubwoba nyine. Ariko buri kizaba muragendana, umuntu nkuriya navuga ngo rest in peace, kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndihanganisha inshuti ze, abavandimwe, gusa natwe turabaye cyane kuko turamuzi cyane rwose. Mvuga ngo impanuka ibaye ni impanuka ikomeye ko hapfuye abantu 3. Urumva we yavaga i Kigali amanuka mu Byimana, gusa hari dinari yarapfiriye mu muhanda, hari n'inda ituruka hano za Kayonza yaciye munsi hano umuhanda wo munsi. We yaturukaga i Rwamagana yerekeza i Kigali, ahubwo imodoka ya moto inshyashya zavaga i Kigali zerekeza i Rwamagana. Yes. Ubwo rero bose badepanshirije rimwe, ariko nta wamwe nubwo bari bafite speed bose. Nta witaye kuvuga ngo abe agende gake agabanya umuvuduko ngo arebe iki, ariko nyine ikiba nta wagihindura. Bije kugenda gutyo birangira habaye urupfu. Gusa navuga ngo no kwihangana, twihangane kandi dukomere, ubwo Imana imwakire mu bayo.
ngayo nguko rero ni inkuru y'incamugongo benshi bakomeje kuyumva mu nce za Buswahili, ni mu nce za Kigabiro, ni mu nce za Gishari hirya benshi bayumvishe. Ni inkuru y'incamugongo, umusore atuvuyemo kandi atuvuyemo ku bw'impanuka itunguranye. Uyu munsi ushobora kubyuka uri muzima bikajya kugeza nijoro nawe wakuye mu buzima. Niyo mpamvu twese tugomba kwigengesera tukashimira Imana ko tukiri bazima, ndetse tukanayiha ikuzo ko ariyo iturinda umunsi ku wundi. Ese turibaza ngo ibi ngibi bizaherera he? Ese abajyanye no gukontorora umuhanda bimeze bite? Ni ubuhe butumwa baha benshi bagiye batandukanye? Byose rero tuzagenda tubibagezaho, tunababwire uburyo uyu muhango wo kumuherekeza mu cyubahiro uko uzagenda. Nge rero munyemerere mwari muri kumwe na P1 ndetse afatanyije n'umuntu bita Abiri, nitwe twabagezagaho iyi nkuru. Alright, ciao ciao, Istra Vista, Imana imwakire mu bayo. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo yararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana arukiye mu gituza, soje umurimo we asinziye mu urukundo rw'Imana, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye